data bakundwa nshuti dufatanije urugendo rujya mu ijuru, ndabasuhuza mu izina rya Yesu. Imana iduha umugisha twese. Imana yashimye ko uyu munsi nongera kugaruka imbere yanyu, kandi ndabashimira uburyo mukurikirana TV chaîne indirimbo nshya, mukumva ubutumwa tuvugira kuri televiziyo. Ndabashimiye kandi n'Imana ibashimire. Nuko rero muri aka kanya reka tubanze dusenge, noneho twumve icyo Uwiteka yanshyize ku mutima. Data mwiza, mwongera ubugingo bwacu, Mana ikomeye, Mana igira neza, turagushimiye muri aka kanya duciye bugufi cyane kugira ngo Data buja wera uze hagati muri twe, uduha umugisha. Ari aba bantu bakurikiranye iki cyigisho mbasaba umugisha mu izina rya Yesu, kandi ari nanjye uvuga. Uwiteka unyemerere unyuhagize y'amaraso ya Yesu, untunganye cyane, utunganye akanwa kanjye, utunganye umutima wanjye, utunganye imitima y'abantu bakirira ijambo ryawe, kandi mu izina rya Yesu iri jambo rizatubera impamba kugira ngo rizatugeze mu bwami bwawe. Amen. Duhe kurizirikana, uduhe kuryitaho, kuko nta kindi kizatujyana mu ijuru uretse kumvira Umwami no kwita ku byo ijambo ry'Imana ritubwira, kuko Yesu ni wowe nzira, ni wowe kuri, ni wowe bugingo, ngo ntawe ujya kwa Data utamujyanye. Niyo mpamvu rero nkwinginga kugira ngo ijambo ryawe ritere mu mitima yacu rimere, kandi mbisabye Imana Data nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Bene Data bakundwa, ndabashimiye nanone. Tugiye kwiga icyigisho bavandimwe. Iki ni igihe cyo kwitegura gusanganira Umwami Yesu. Iki ni igihe tugomba kwitegura mu mitima yacu, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka, kandi tugeze mu gihe kigoye kiruhije, ariko hahirwa umuntu uba maso. Muri Matayo 25 umurongo wa 13 haravuga ngo nuko mube maso, kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Niyo mpamvu tugomba kwitegura, tukitegura gusanganira uyu Mwami Yesu, kandi tukabishyira ku mutima. Reka dusome ijambo ntatinze. Reka dusome mu cyambere cya Yohana igice cya 2 duhere ku murongo wa 18. Haravuga ngo bana bato, tugeze mu gihe cy'imperuka, kandi nk'uko mwumvise yuko Antikristo azaza, niko nanone hamaze kwaduka Antikristo benshi, ndetse nibyo bitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoye. Igihe cy'imperuka twagikandagiyemo bavandimwe. Imperuka y'ibihe iri hafi. Niyo mpamvu tugomba kwitegura gusanganira Yesu, kandi tukabana amaso. Umurongo wa 19 haravuga ngo abo bavuye muri twe icyakora ntibari abacu by'ukuri, kuko iyo baba bacu baba baragumanye natwe, ariko icyatumye biba bityo ni ukugira ngo bagaragare ko atari abacu rwose. Haleluya. Abo ngabo twarabanye mu nsengero, twarabanye mu madini, ariko kuko batizeye ukuri ngo bakizwe, barasohotse batuvamo. Umurongo wa 20 haravuga ngo nyamara mwebweho mwasizwe n'uwera, kandi muzi byose. Ngo simbandikiriye ibyo ko mutazi ukuri, ahubwo nuko mukuzi, kandi nta binyoma biva mu kuri. Bavandimwe nshuti, hari aba Antikristo yahereye kera kose,
kandi mu by'ukuri yatangiriyeho mu mperuka y'ibihe. Iki gihe muri Timoteyo wa 2 umurongo wa 3 igice cya 3 umurongo wa 1 reka twumve ukuntu havuga. Haravuga ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya. Kuba Kristo ibihe birushya byarabayeho mu gihe cy'intumwa bagize ibihe birushishe. Abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira bibona, batukana batumvira ababyeyi babo. N'uyu munsi ibyo birakorwa. Abana ntibacyumvira ababyeyi. Indashima batarabera, badakunda n'ababo. Ubu mu gihe cy'imperuka urukundo rwarakonje, nta bantu bakunda abandi. Bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana n'ibyigenge. Ibyo byose tubibonesha amaso yacu. Badakunda ibyiza, bagambana ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Muri iki gihe cya none abantu bikundira ibibanezeza aho gukunda Imana, kandi ngo bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga z'Imana. Ngo abameze batyo ibyo batera umugongo. Iki ni igihe cy'imperuka. Ibyo bitwereka rwose yuko igihe cy'imperuka twagikandagiyemo. Kandi ni ukuri ngo abo bantu bahora biga ariko ntibagira ubwo bamenya ukuri. Mushobora kuba muri kumwe bakumvisha ariko ukuri ntako bafite. Umurongo wa 8 haravuga ngo nkuko Yane na Yambure barwanyije Mose, niko nabo bagabo barwanya ukuri. Abo bantu bameze batyo ni karite imwe y'abantu bari bantikristo. Iyo ni karite ya mbere y'igihe kirambye. Ngo abo ngabo bononekaye ubwenge, ntabwo bashimwa mu byo kwizera, ntabwo bizera ukuri. Bavandimwe nshuti, ahubwo ngo nuko ngo muzi ukuri, ngo ariko ngo nta binyoma biva mu kuri. Kandi koko nta binyoma biva mu kuri. Hano baratubajije ngo mbese umunyabinyoma ninde? Ngo keretse uhakana ko Yesu atari Kristo. Uhakana data wa twese n'umwana we ni antikristo. Kandi ibyo ngibyo muzajya mubibona hirya no hino, ndetse no ku ahantu hose kuri social media, aho hose turabibona. Abantu bahakana Imana barahari. Abo ngabo ni ba antikristo. Umuntu wese uhakana uwo mwana ntafite na se. Uwemera uwo mwana ni ufite na se. Umuntu wemera Yesu ni ufite n'Imana. Ijambo ry'Imana riravuze ngo umurongo wa 24 ngo mureke icyo mwumvise uhereye mbere na mbere kibagumemo, kigume muri mwe. Imana yaremye ijuru n'isi mbere na mbere, igihe yivugaga ngo ndiho. Uwo niwe tugomba gukurikirana. Irindi tsinda rya antikristo turisanga mu Batesalonike ba 2 igice cya 3 umurongo wa 6. Hano babavuga neza, bavuga bati nuko bene data turabategeka mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kuzibukira mwene data ugenda yica gahunda cyangwa udakurikiza ibibabwirizwa mwahawe natwe. Hariho abantu bagenda bica gahunda mu ikoraniro cyangwa mu nsengero, bagakura ibyo batigishijwe n'abatubanjirije Pawulo n'izindi ntumwa. Umurongo wa 8 haravuga ngo ubwanyu muzi yuko mukwiriye kutwigana kuko tuticaka gahunda muri mwe, cyangwa ngo tugire uwo turya iby'ubusa. Mu matorero menshi hirya no hino muzajya mwumva abantu bashaka kurya iby'abandi, bakababwira ati murabona umugisha ari uko muzanye amafaranga.
aya n'aya. Abo nabo ijambo ry'Imana rivuga ko abo nabo ari bantikristo. Pawulo arababwira ati twagiraga umuhati n'imiruho dukora ku manywa na nijoro kugira ngo tutagira uwo turemerera. Ariko uyu munsi iminsi imperuka yaraje, bantikristo baraza aho kugira ngo babwira abantu iby'ubugingo, babwira abantu iby'agakiza, babwira abantu muri uru rugendo rujya mu ijuru icyabahesha amahoro, ahubwo barifuza kubarya utwabo. Aha rero abo nabo babonetsweho ko ari bantikristo. Bavandimwe nshuti nkunda, mureke twitegure gusanganira umwami wacu. Hari umugani w'abakobwa 10 wanditse muri Matayo 25, ukuntu ubwami bw'Imana, ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10. Bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe, ariko muri abo 10 batanu bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Imana irashaka ko abantu basanganira umwami Yesu bakwiye kuba abanyabwenge muri byose, kuko aba bakobwa b'abanyabwenge bajyanye amatabaza yabo bajyana n'amavuta. Aba banyabwenge natwe tugiye gusanganira umwami, tugomba gufata amatabaza yacu kandi tukamenya yuko dufite n'amavuta mu mperezo. Ariko abapfu bo nta amavuta yabashiriyeho, nubwo bari kumwe, bari abakobwa bose, bari bitunganyije bose, bari mu nsengero bose, bari mu madini bose, bari bitunganyije bose, ariko hari itandukaniro ry'abakobwa 10. Aba banyabwenge bari bafite amatabaza yabo bakagira n'amavuta mu mperezo, ariko aba bapfu bo amatabaza yabo yarazimye. Imana tutabare. Bavandimwe nkunda, umurongo wa 6 w'icyo gice aravuga ngo ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwaraje nimusohoke mu musanganire. Maze babakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Abanyabwenge bo bari bafite amavuta yabo, hari icyo bari bibitseho. Natwe tujya mu ijuru dukwiriye kugira ubwenge, tukamenya neza yuko igihe kiri bugufi, tukamenya niba umukwe aramutse atungutse mu bicu byo mu ijuru yasanga amatabaza yacu yaka, yasanga hari icyo twibitseho, yasanga hari amavuta twibitseho. Ni byiza. Aba bapfu mamaze gushirirwa baza kubabwira bati nimuduhe, ariko abanyabwenge bati barabahakanira bati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana mu bukwe, urugi rurakingwa. Aba bakobwa bose bari mu mwanya umwe, bose bategereje umukwe. Ariko ndasaba Imana yo mu ijuru kugira ngo iduhe kumenya umwanya duhagazemo, uburyo tugomba kuba hari icyo twibitseho, dufite amavuta ariyo mwuka wera. Abo bakobwa baragiye bagaruka basanga urugi rwakinzwe, nuko baravuga bati, barahamagara bati nyakubaha we dukingurire. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi. Imana idufashe kugira ngo twe kuba nk'abakobwa b'abapfu, ahubwo tuba abakobwa b'abanyabwenge. Rero muri iki gihe nubwo harimo ingorane nyinshi, ariko ibihe by'imperuka byose turabirebesha amaso,
kuko mu Batesalonike igice cya 2 umurongo wa 9 haravuga ngo kuko kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. N'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Abo ngabo tubana nabo ni abantu banze gukunda ukuri, banze gukizwa. Nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye by'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Bavandimwe nshuti, Imana irashaka yuko tumenya uko ibihe bimeze kugira ngo tubashe kuzabicamo twemye. Bavandimwe nshuti, ahangaha uyu munyamugome n'iki gihe nacyo ari harakora mu buryo butangaje, kandi nabyo tubirebesha amaso. Ahangaha mu cyambere cya Yohana igice cya 3 umurongo wa 1 havuga nanone abana b'Imana, hakavuga n'abana ba Satani abari bo. Bibiliya irabapresiza. Nireka rero turebe mbese duhagaze mu ruhe ruhande. Dusomye ku murongo wa 1 havuga ngo ni murebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo gituma ab'isi batatumenye kuko batayimenye. Ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari, kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko uwo nguwo aboneye. Umuntu ushaka gusanganira umwami Yesu agomba kwiboneza nk'uko umwami wacu aboneye. Bavandimwe nkunda, umuntu wese ukora ibyaha abagomye, kandi icyaha nicyo bugome. Muzi yuko uwo nguwo yerekaniweho kugira ngo amareho imirimo ya Satani. Umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha. Ukora ibyaha ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Ahangaha muri iki gitabo mu cyambere cya Yohana havuga abana ba Satani, akavuga n'abana b'Imana, mbese mu buryo bugaragara. Hano ku murongo wa 6 haravuga ngo bana bato ntihakagire ubayobya, ukiranuka niwe mukiranutsi nk'uko ari umukiranutsi. Bavandimwe, umuntu w'Imana arakiranuka, kandi akiranuka nk'uko nguwo akiranuka. Ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibyaha. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo Yesu naza azatujyana mu ijuru, yaradupfiriye, full stop, amaraso yatwezaho ibyaha. Ariko hano dushatse twamenye icyo Uwiteka atubwira. Umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibyaha, kuko imbuto yayo iguma muri we. Imbuto y'Imana yanditse mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 22 havuga umuntu wabyawe n'Imana. Uwo muntu wabyawe n'Imana agira urukundo. Urukundo ruramuranga. Abandimwe nshuti, umuntu wabyawe n'Imana agira imbuto y'Imana. Ahangaha ku murongo wa 22 havuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro. Umuntu wabyawe n'Imana agira urukundo, akagira amahoro.
agira kwihangana, agira neza, agira kugwa neza, agira ingeso nziza no gukiranuka, kandi aranirinda. Nshuti nkunda, umuntu wabyawe n'Imana aba afite imbuto zimuriho, ukaba wagenda ukagira icyo umusoromamo. Ariko umuntu wa Satani we nawe wamwumvise uko akoze, ashaka kurya iby'abantu, akarya ingo z'abapfakazi, agashaka kusoroma hatabibye. Uko nguko niko bateye. Ariko umurongo wa 10 w'icyo gice aravuga ngo nicyo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana ba Satani. Umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se si uw'Imana. Ni ukuvuga ngo urukundo rw'Imana ruba ruri muri uwo muntu w'Imana. Bene data, Imana idufashe kugira ngo tubashe kumenya ahantu duhagaze ni hehe, icyo tugomba gukora muri iki gihe ni iki. Imana idufashe cyane kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Nsoza reka mvuge ku ijambo rimwe yanditse muri Matayo 24 umurongo wa 10. Haravuga ngo nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane, n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi, maze kuko ubugome buzagwira n'urukundo rwinshi rwa benshi ruzakonja, ariko uyihangana akageza imperuka ni uzakizwa. Bene data, nubwo ibyo byose biriho, nubwo hazaduka nubwo hari abantu benshi b'ibinyoma, abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse kandi bakayobya benshi, ariko nimureke twitegure gusanganira Imana, tugire ubwenge, tumenye yuko nubwo bariho ariko tumenye icyo Uwiteka dushakaho, twere imbuto zikwiriye abihanye, twe kwifata uko tutari, ahubwo duhinduke rwose. Imana idufashe cyane kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe. Ibyahishuwe 22 umurongo wa 12 haravuga ngo dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Imana idufashe cyane kugira ngo tubashe kwitegura gusanganira Umwami Yesu mu izina rya Yesu. Amen. 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 Yesu wenyine, nikomeze
ndashima Imana cyane. Uyu mwanya nifuje gushimira Imana. Ndashimira Imana ko Imana yatumye mba umuntu mukuru nkaba umukecuru. Biranezeza cyane iyo ntekereje ko imyaka umuntu aba agezemo ashobora kuvuga, ashobora guhamya Imana. Nanjye birandenga kuko hariho abantu benshi twavukiye mu kigero kimwe batabasha kuvuga Imana, batabasha no gushima Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nzajya ndirimbira Imana yanjye nkiriho, nzajya nshima Imana yanjye nkiriho, nzajya ndirimbira Imana yanjye ngifite ubugingo. Ariko ikintu nshimira Imana cyane, iyo ndi muri uyu murimo w'Imana nibuka uburyo umubyeyi wanjye, papa wanjye, uburyo yansengeye. Ariko ntaravuga ibyo, reka nsomere isomo. Nkunda iri somo rigendana buri gihe na rya somo nababwiye nigeze kwerekwa, ariko aha hantu haranezeza. Dawidi ubundi niwe wagombaga kubakira inzu Imana, niwe wagombaga kubakira urusengero rw'Imana. Ariko Imana iramubwira ati ntuzanyubakire inzu, ntuzubaka urusengero kuko uri umunyentambara. Ariko ngo Imana yatoranije Salomo ngo abe ari uzubakira Imana urusengero. Ariko iri jambo ryanditse mu cyambere cy'ibyo ku Ngoma igice cya 28 umurongo wa 9 havuga amagambo ujya nkunda. Haravuga ngo nawe Salomo mwana wanjye umenye Imana ya so, ujye uyikorera n'umutima utunganye kandi ukunze, kuko Uwiteka agenzura imitima yose akamenya iby'imitima yibwira byose. Kandi aravuga ati numushaka uzamubona, ariko numureka azaguca iteka. Nuko hazikaza rya jambo rero nababwiye ngo nuko wirinde, kuko Uwiteka ari wowe yatoranije kubakira inzu ubuturo bwera, ushyiraho imbaraga ubikore. Rero ndashima Imana. Iri jambo narihawe kera cyane, ariko ndashima Imana ko ubu mba nicaye imbere ya kamera mvuga ijambo ry'Imana. Kandi noneho ikindi kintangaje cyantangaje ni uburyo papa yandambitseho ibiganza ansengera. Umunsi wa nyuma njyewe nawe duherukana, ni umunsi ngiye kubabwira, umunsi wa nyuma duherukana, umunsi hari ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 4 1994. Uwo munsi papa wanjye yansanze ahantu aho nakoreraga, araza arambwira ati mwana wanjye, twaganiriye byinshi, ariko ikintu nibuka yarambwira ati mbese wazaza muri iyi minsi tukabana. Ndamubwira ntabwo byakunda, ni kubera ko mubwira impamvu nyinshi, ariko arambwira ati ngaho pfukama ngusengere. Papa wanjye yaransengeye yankozeho, ariko amagambo yambwiye ubundi jambo ryo muri Zaburi 91. Ayo niyo magambo yanyaturiyeho. Ariko noneho ibyo ngibyo abinkorera, niho nahise, aho nsomeye aya magambo niho nahise nsomera isomo ry'umurongo wa 9 w'igice cya 28. Ngo ujye umenya Imana ya so. Haleluya. Ngo ujye umenya Imana ya so, ngo ujye uyikorera, ngo n'umutima utunganye kandi ukunze. Aravuga ngo numushaka uzamubona, ariko numureka azaguca iteka. Imana idufashe cyane. Umubyeyi wanjye amaze kunsomera iryo somo rya Zaburi 91, hahise hatera haba jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko icyo gihe byambereye igitangaza kuko ibyo yanyaturiyeho byose byambayeho. Kandi n'ubu kuvuga ijambo ry'Imana nabyo bigendanye n'ibyo papa yankoreye uwo munsi. Yansengeye yankozeho, anyaturiyeho kuvuga ijambo ry'Imana. Arambwira ati jya umenya Imana ya so, jya ukorera Imana ya so. Niyo mpamvu buri gihe nzi imbere ya kamera
nibuka ko mfite umuhamagaro. Imana ishimwe, murakoze, Imana iduhane umugisha. Ni iryo shimwe ryanjye.